Agiye nyine inkoko, inka, ibimasa. Nukuvuga inkoko ziba zagatoye n'ibimasa n'inka. Ahandi nk'aho ugenda hano hirya no hino mu mujyi ukabona dekorasiyo, umujyi wose uracanye uraka, yego, ukabona harakeye, hari ubuzima. Mu kanya muri rompuwe nahoze ndeba abantu baje kwifotoza, nibwo ngira ngo bari babonye ariya matara, yego, ugasanga nyine na ambiyanse imeze neza, abantu baba bishimye mbese babona ibintu bari mu bihe bidasanzwe. Rero mu Rwanda sinzi niba hari umwihariko wundi usibye ibyo ngibyo tubona, ndetse nta n'ubwo wenda nabasha kubitandukanya n'iby'ahandi, kuko mu by'ukuri n'ahandi urebye nuko wabigenza, aho byaba bitandukanye ni hake cyane, ni hake. Nko mu kanya ndimo ndasoma ku gitangazamakuru kimwe muri Ethiopia, ingengabihe bakoresha bo ni ukuvuga ngo ho bari inyuma ho iminsi 13 niba ntibeshe. Iminsi ni ukuvuga ngo niba twishize Noheli kuri 25, ibo bazayiziza kuri tariki 7 z'ukwezi kwa mbere. Ni ukuvuga ngo bari inyuma ho bari imbere. Ni ukuvuga ngo niyo ngengabihe bakoresha. Ndimo ndasoma muri Suwede uburyo bizihiza Noheli, ngo usanga ngo abantu bateguye indabo nyinshi cyane, bagenda baha abantu amagift bishimye cyane. Mu Butaliyani ugasanga barimo barashima baragaciro cyane cyane bibuka Bikira Mariya wabyaye Yesu Kristo. Muri Colombia nabo bafite ubundi buryo bagenda bizihiza Noheli. Ariko none uyu munsi turibanda mu buryo bwa Gikristo, ibyishimo nyabyo ku bakristo, uburyo bishima. None tuze kubihuza nyuma dusoje. Abo bose bafite ibyo bakurikiza, wasanga bafite inyandiko bakurikiza, ariko twebwe mu Rwanda dukurikiza Bibiliya. Yego, iyo twizihiza Noheli, ibyo dukora byose ntabwo tujya kure ya Bibiliya. N'ubundi rero niyo twifashishe kugira ngo tuganire uyu munsi. Yego, mu Rwanda tukiri aho ngaho hari ukuntu abantu bavuga ngo kuri Noheli ngo ni umunsi ngo Yesu yavukiye, kuri 25 ngo ni umunsi Yesu yavukiyeho. Nibwo se Yesu yavukiye kuri 25? Ntaho tubibona byanditse muri Bibiliya. Yego, ariko abahanga n'abashakashatsi bagerageje gucishiriza igihe, yego, bakemeranywaho ku rwego mpuzamadini cyangwa se urwego mpuzamyizerere. Yego, bahitamo uwo munsi, yego, nubwo ntaho byanditse muri Bibiliya, ariko icyo twumvikanaho twese nk'amadini n'amatorero cyangwa abizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wacu, yego, nuko yavutse. Ubundi ikibazo cyane burya si itariki yavukiyeho cyangwa ukwezi, ariko yaravutse, abaho, aradukiza. Yego, aveti aho niho ruzinge. Nicyo kintu tuganiraho cyane kuruta kwibanda ku munsi, kuko umunsi wo ntitwawutindaho cyane yuko ntaho tubona byanditse muri Bibiliya. Ni ukuvuga ngo aho kugira ngo Yesu cyangwa se Yesu Kristo nk'uko bamwe babivuga, aho kugira ngo abantu bareke ntibafate umunsi wo kuzajya bibuka anniversaire, kuko n'ubundi ni anniversaire ntabwo ari wo munsi avuka. Ni ukuvuga ngo ni ukwibuka ivuka rya Yesu Kristo cyangwa se Yesu Kristo. Abantu baravuze ati reka dufate umunsi wa tariki 25 z'ukwezi kwa 12 kugira ngo twizihize ivuka rya Yesu. Ni ukuvuga ngo niyo mpamvu bafashe uwo munsi, baravuga ati reka dufate tariki ya 25 z'ukwezi kwa 12 biba nk'ihame. Ariko mu by'ukuri ntabwo ariyo tariki yavutseho, kuko ngira ngo baravuga ngo abantu batangiye kubara Yesu Kristo avutse, batangiye kubara guhera kuri rimwe. Yes, mbibutsa ko turi kumwe n'abanyeshuri bo muri kaminuza ba Morning Star, nabo turagenda tuganira, nabo batanga inyunganizi, ndabizi nabo bafiteho notion. Abenshi biga ubwarimu, kandi abarimu n'abantu bacukumbura, abenshi biga veterinaire nabo n'abantu bacukumbura. 70% n'abarimu, ntago mbeshye, uko mukanya baraza kutwibwira, batubwira amazina yabo n'ibyo biga. Niba biteguye rero, bakwegera mikoro kugira ngo mikoro babiri bakoreshe mikoro kugira ngo amajwi asohoke neza. Dufite iminota 5 yo kuramya Imana, mutuhiza mu kiganiro neza, ahasigaye dutangire tuganire n'abadukurikiye.
nkomeza gushimira abantu batwereka ko badukurikiye barimo baranyura mu gikari bakatubwira ati turi kumwe, banyuze kuri internet. Ubu ngubu abantu bose basigaye barateye imbere bakoresha ikoranabuhanga, abadakoresha FM bose bafite smartphone bajya kuri internet bakandika @rba.co cyangwa se @rwa ugahita uhitamo Radio Nyagatare ukadukurikira 5/5 ukatwumva neza cyane. Reka nakire Morning Star, mumeze mute? neza cyane. Nimwegere mikoro duse nk'abaganira. Muze mutubwire uburyo namwe mwijihije ndavuga umunsi mukuru twibukaho ivuka rya Yesu Kristo. Ndakeka mu minsi nk'ingiyi mu myaka yashize yageraga, reka nsabe Wilson yegere mikoro gato, ndetse n'uriya musore mbona wambaye ishati nziza cyane mukanyaraza kutubwira izina rye. Mu minsi yashize hari igihe iminsi mikuru yageraga akenshi muri mu kiruhuko. Uyu mwaka se byagenze gute? Murakoze cyane. Imbere byose egera mikoro. Narimo vuga nti murakoze cyane. Yega. Amazina ni Wilson. Yega. Barimo vuza mu minsi yashize. Igihe nk'iki ngiki twakunze kuba turi mu biruhuko. Ntabwo byahindutse academic calendar n'uyu munsi iratwemera kuba mu biruhuko. Yego. Ariko twishimiye kubana n'abavandimwe no gukomereza ibiruhuko ku mashuri. Bamwe muri twe niyo mpamvu mubona abangaba bamwe turi hano. Yego. N'abagenzi bacu benshi baratashye murabona ko n'amasura ni mashya. Yego. Dufite ikiruhuko cyemewe cyatangiye ku itariki 23 kizanongera ku itariki 4 z'ukwa mbere. Okay. Ubu amasomo ntabwo hari arahagaze, ariko nanone ku bwa gahunda z'umurimo w'Imana, ku gahunda zindi z'amasomo no gutegura ibizamini dufite dufunguye. Yego. Bamwe twifuje ko twaguma ku mashuri. Yego. Murakoze cyane. Yes. Tutarabarekura rero ndagira ngo muhite mbakira, mufite iminota aho turi saa 3:18, saa 3:28 ndabaka mikoro. Mudufashe muri umwanya mwiza, mususurutse abantu, mubakire mubigize mu kiganiro, asigaye tuganire neza cyane, batubwira uko bizihije Noheli aho batandukanye. Bitegure dufite nk'iminota 10 ya nyuma kugira ngo tuganire nabo, nyuma yaho turi buze kuba usesengura tuganira uburyo abantu bagomba kwizihiza Noheli. Kuko Noheli hari abantu bayizihiza, bamwe bajya mu tubari ugasanga basinze, mwagiye mubibona kuri social media, bamwe bavuga ngo ababundi nibo bizihije Noheli neza. Turagenda tuganira, reka mbakire ni karibo, mufite iminota 9. Ineza yawe urukundo rwawe n'imbabazi zawe izina rya Yesu Kristo wacu. Amen.
Yes, okay. Morning Star barakoze cyane umwanya mwiza cyane wo kuramya Imana. Ngenda ntangiye kujya mu mwuka gusa turongera mu kanya ndagira ngo duhereye kuri pianiste atubwire izina, atubwire n'ibyo yiga. Pianiste wakwegereza mikoro kugira ngo ifate neza kugira ngo uvuge nta kibazo. Yes. Pianiste amazina. Yego murakoze. Amazina yanjye nitwa Jackson Irambona. Ntabwo nkiri umunyeshuri, nasoje kwiga ariko nasoreje mu kwigisha ubukungu ndetse n'ubumenyi bw'isi. Economy and Geography with Education. Sawa urakoze cyane. Yego. Ukurikiyeho umusore muremure mbona hariya wambaye ishati nziza cyane wagira ngo yeguze kuri Noheli. Murakoze. Yego. Amazina nitwa Maniriho Odorette. Yego. Niga muri East Africa. Yego. Nigamo imibare na computer science. Muri education. Okay, nukuvuga ngo nawe uri umwarimu cyane. Yes, bya bindi navuze birimo biraza bose abamaze kuvuga bose na bize ubwarimu. Mugenzi wakurikiyeho. Murakoze cyane. Amazina nitwa Emmanuel Hamugisha. Nandi umunyeshuri muri kaminuza y'u Rwanda niga veterinary medicine. Veterinary medicine hari ubwo ntibikira? Ni ibijyanye n'ubuvuzi bw'amatungo. Okay, n'ubuvuzi bw'amatungo. Hari umuntu uvura amatungo ntiyanavura umuntu ra? Umuntu si itungo ra? Oya, umuntu ntabwo ari itungo. Gusa hari ibyo duhuza n'abantu biga ubuganga bwo kuvura abantu. Yego. Ariko biragoye ko twe specialize turi ku matungo cyane. Okay. Yego. Sawa cyane. Reka twumve uriya mukobwa ukurikiye. Ni umukobwa n'umumama nagira bitubwira. I think ni Esther. Wenda mwibuka. Bira badukurikiye. Murakoze. Nitwa Esther Irihejura byose, ndi umunyeshuri niga mu wa gatatu kwiga kwigisha amateka n'ubumenyi bw'isi. Kwiga kwigisha amateka n'ubumenyi bw'isi. Ngo no kwiga kwigisha. Hari ibyo njya numva bavuga ngo yiga kwigisha abazigisha abiga mu mashuri abanza. Nabyo bibaho? Yego. Ibintu ko bitoroshye. Twagiye kuri mugenzi wacu dukuri hano Delphine ne. Yes. Kugira abadukurikiye. Murakoze. Nanjye amazina nitwa Delphine Umukiza. Niga muri kaminuza y'u Rwanda, nanjye niga uburezi kwigisha amateka ndetse n'ubumenyi bw'isi cyangwa se geography. Murakoze. Sawa. Cameraman wacu. Yes, murakoze cyane. Amazina nitwa Felix Baritonda. Yego. Niga mu mwaka wa gatatu. Kwiga kwigisha igifaransa na literature. Murakoze. Igifaransa na literature hari mu Kinyarwanda ni iki? It's art. Art ni iki hari mu Kinyarwanda? N'ubugeni. Voilà. Mushiki wacu nawe. Murakoze. Nitwa Christine Shimwe. Niga muri UR, niga ibijyanye na animal production. Animal production ari ngo n'umusaruro uva mu ki? Ku matungo twe havemo kuvura, ibindi byose turabikora. Ese amatungo gusa ibintu biba mu rugo? Amatungo ngira ngo ni ibintu biba mu rugo. Ipusi biba mu rugo. Hari igira umusaruro. Akamaro k'ipusi ni iki? Eka twaze docteur. Ego murakoze. Akamaro k'ipusi ni iki mu rugo? Biterwa, ariko akenshi ipusi mu rugo hari kuba zihari mu buryo ko ni zimwe mu nyamaswa zifasha kuruhuka. Mbese muri make hari mu gihe umuntu ayitunga ari nk'iki niba yabifata nko izamufasha kuyibona kumva araruhutse, ko zirashimisha cyane kuzibona. Ego biterwa. Mbese niko kamaro k'ipusi mu rugo?
hari n'abavuga ngo ni ukurya imbeba none se urumva atari kwangiriza irindi tungo oya ntabwo ari kwangiza irindi tungo kuko imbeba mu matungo ntabwo tubara nk'itungo yo konzi ko imbeba ikoreraho ubushakashatsi hari ubwoko bw'imbeba bakoreraho ubushakashatsi ariko ntabwo ari imbeba zose ntabwo ari ziriya mbeba ntabwo ari iz'inyagasozi hari iz'inyagasozi hari n'izindi zo mu nzu. Yes, Dr. Arakoze cyane mu kanya tugiye kwakira pasiteri kugira ngo dukomeze ikiganiro cyacu. Ndabona iminota irimo iragenda, tugiye kuganira atubwira uburyo abantu bagomba kwizihiza Noheli mu buryo nyabwo, mbese bagomba kwishimira umunsi mukuru wa Noheli. Ubushize natembereye Kigali, nsanga Kigali hameze neza cyane cyane, abantu baradekoye ku buryo iyo hatembereye wumva utahava. Na Nyagatare hameze neza, naho haradekoye. Na Nyagatare nije kabisa, mbona hariya muri rompo ukishinjira mu mujyi hameze neza cyane. Tubona ko nyine ari iminsi mikuru, harimo n'ikimenyetso kigaragaza ko ari Christmas cyangwa se ari iminsi mikuru. Ese iyi minsi mikuru ni gute abantu bizihiza iminsi mikuru? Ni gute bagomba kwizihiza kugira ngo ikomeze ibaryohere, bakomeze bayishimemo? Nk'urugero, nageze muri gare ya Nyabugogo, sanga abantu baruzuye. Wibaza abantu bari hehe? Ibi bintu bisobanura iki? Ndagira ngo muri makeya utubwire. Urakoze cyane. Abo bantu bari bavuye iwabo mu miryango, bamwe bari bavuye mu byaro, wenda wasanga hari abari bavuye za Nyagatare, yego, baraturutse nk'iyo za Butare, ariko baraje kugira ngo basangire Noheli n'imiryango yabo. Yego. Kimwe rero mu bijya bibaho nuko abantu bizihiza Noheli, bakayizihiza bayise kujya gusangira n'imiryango, bakayizihiza bayise kujya mu tubari bakanywa bakabyina, bakayizihiza bayise kwica ibimasa n'amahene n'inkoko, yego, bakayizihiza bahinduye ikirori kiri aho gusa. Yego. Ariko jewe ukuntu mbona Noheli ibyo byose ntacyo bitwaye, yego, ariko hari ikikwiye kubibanziriza, dukwiye kwibandaho, dukwiye kwitaho, yego, nk'abantu Imana yaremye. Reka dusome muri Luka ibice 2, yego, ku murongo wa 8. Yego. Nkunda kwifashisha Bibiliya n'ubundi. Yego. Duhere ku murongo wa 8, yego, tugeze ku wa 14, noneho mbashe gusobanura ukuntu dukwiye kwizihiza Noheli. Yego. Haravuga ngo muri icyo gihugu, Luka, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka ibice 2 murongo wa 8. Yego. Duhere ku murongo wa 8 kugeza ku wa 14, haravuga ngo muri icyo gihugu harimo abungeri bararaga mu gikumba, bahindanaga kurinda umukumbi wabo. Nuko marayika w'umwami Imana, yego, arahagarara, abahagarara iruhande, yego, abahagarara iruhande, ubwiza bw'umwami Imana burabagirana, bubagota impande zose, bagira ubwoba. Yego. Bagira ubwoba bwinshi. Murongo wa 10 haravuga ngo marayika arababwira ati mwitinya, dore ndababwira ubutumwa bwiza bw'umunezero. Ndababwira ubutumwa bwiza bw'umunezero. Yego. Aba bantu buriya bimwe navugaga baba bari mu munezero. Yego. Ariko hano marayika aravuga ati ndababwira ubutumwa bwiza bw'umunezero mwinshi uzaba mu bantu bose. Yego. Kuko uyu munsi umukiza abavukiye. Yego. Abavukiye ababungeri. Yego. Uyu munsi umukiza abavukiye mu murwa wa Dawidi. Yego. azaba Kristo umwami. Iki nicyo kiri babere ikimenyetso, nuko muri busange umwana w'uruhinja yoroshwe imyenda y'impinja, aryamishijwe mu muvure. Yego. Aryamishijwe mu muvure w'inka. Muri ako kanya haboneka ingabo zo mu ijuru nyinshi, ziri hamwe na marayika, yego, zisingiza Imana
iti mu ijuru icyubahiro kibi cy'Imana yego no mu isi amahoro abe mu bo yishimira. yego ndashaka kuvuga ku bintu bitatu bikuye mu nsanganyamatsiko nise umunezero uzanwa no kuvuka kwa Yesu. yego umunezero uzanwa no kuvuka kwa Yesu. yego ahangaha icyo tubona ni ubutumwa bwamanukiye abungeri ngo bari bari mu mukumbi wabo mu ijoro. Abungeri bari abantu barara baragiye, abantu bashishikajwe n'inka zabo nyine. yego mu kanya ndimo nza nanyuraga ahantu ku mihanda mbona inka zikirisha mu ijoro. Nibaza abantu ko batashye ibintu byose ko biri mu ngo zabyo, izi nka zo kukizirayi mu gasozi. Ariko na kera byahozeho abungeri igihe cy'amafu bwije akayaga ubwatsi bworoshye wehereye nubwo batwaraga inka zabo kurisha. aba rero niko byabagendekeye, bagiye kubona ngo marayika abazaniye ubutumwa bw'uko havutse undi mwami, umwami mushya mu murwa wa Dawidi. So rero ndashaka kuvuga kuri uyu munezero wazanywe n'uyu mwami muri icyo gihe avuka, kuko ubutumwa tubona marayika baha nuko yabwiraga yuko umwami yabavukiye mu murwa wa Dawidi. abaha n'ibimenyetso bari bugende bareba kugira ngo bamenye ko uwo mwami wavutse ari uwo koko. rero ndagira ngo mbivuge mu ngingo eshatu. ingingo ya mbere ni uko umwami yavutse, avutse avuka ari Imana ije kubana n'abantu. indi ngingo ya kabiri ni uko uwo mwami yavutse kugira ngo azanire abantu amahoro, kuko umurongo wa 14 niko tubonye havuga kugira ngo amahoro abe mu bo yishimira. ikindi cya nyuma ni uko uwo mwami yavutse kugira ngo akize abantu. no muri Yesaya harabivuga yuko ubutware buzaba ku bitugu bye, azitwa igitangaza, azitwa umuziranenge. donc ibyishimo bya nyabyo byo kuvuka k'uwo mwami ni uko abantu bakura amaso kuri biriya byose tuba turimo twizihiza n'imiryango n'ibindi byose. n'ubwo ibyo n'izo dekorasiyo bavugaga umujyi uracanye uraka pe, ariko hari igihe ducana umujyi tugaserebura tukicyura imasa, tukibagirwa yuko umwami yatuvukiye kugira ngo abane natwe. abane natwe abe mu buzima bwacu, no muri ibyo birori aba ahari ari hamwe nawe. kuko hari igihe tujya mu birori tugacumura tukamuvaho kandi yaratuziye. hari igihe tujya mu birori bikatubuza amahoro, ugasanga icyari ibirori gihindutse induru. ya mahoro umwami wacu yatuzaniye ugasanga nubwo turimo twizihiza ko yavutse ariko nta mahoro dufite, ugasanga aho witeje ibibazo. bamwe ugasanga twizihiza yuko mu by'ukuri atugiriye neza. burya iyo tubonye n'ibyo bimasa byo kubaga kuri Noheli, tukabona inkoko tukazica n'amahene n'iki, bivuze yuko umwami yatugiriye neza. mu by'ukuri byakabaye ari amahoro, ariko hari igihe tubijyamo ugasanga ubwo simvuze akabari, simvuze burarirwa ukuntu iba yungutse, ugasanga bihindutse ibyari ibirori n'ibyishimo ubwayo mahoro umwami yaduhaye, ariko tutarayakiriye kugira ngo abe mu mitima yacu. ugasanga bihindutse intambara, ahubwo abantu bakubitanya amacupa ku munsi w'amahoro. ibaze bamwe bakava muri uwo munsi w'amahoro bajya mu bitaro kubera yuko bakubitanye ibicupa. kubera iki? nuko ya mahoro umwami yatuzaniye tutabashe kuya. actually amahoro icyo bivuze nuko ari ukuvana icyaha muri twe, kuko icyaha ubundi niyo kibuza umuntu amahoro. iyo icyaha kivuye mu muntu abona amahoro yuzuye yo kwiyunga n'Imana, kuko umuntu wiyunze n'Imana ntabwo ashobora kubura amahoro. icyanyuma ndimo nshaka gusorezaho ni uko yatuvukiye kugira ngo dukizwe, yatuzaniye agakiza. ni umukiza wacu. twakabaye dufite ibyishimo tunezerewe muri iyi minsi, twishimira yuko yadukijije. ariko hari igihe tuba turi aho twishima duserebura, mu by'ukuri ataranadukijije ngo dutandukanye n'icyaha. icyamuzanye yari afite mission yo kudukiza, kuduha amahoro no kugira ngo tubane nawe. ibyo bintu bitatu
iyo bidahari rero twe tugahugira mu birori no kwizihiza turi kumwe n'imiryango yacu, yego, tukagura abana imyenda, turi mu mapate twaguze imyenda, yego, ariko ibyo bintu bitatu bibuzemo izo ingredients zibuzemo, yego, uko kwizihiza ntabwo kuba kuzuye. Hari n'ababa ahubwo batagira nayo mahirwe yo kuba bafite ibyo byose, yego, ahubwo hari wenda hari icyo babuze, kuko aho mvugira hariho abantu bashobora kuba baranaburaye cyangwa bakabwirizwa umunsi w'amavuko y'umwana cyane, bivuze ko abo nta mahoro bafite, yego, ariko abo nabo bakwiye kwibuka yuko yabavukiye kugira ngo abane nabo muri ibyo bibazo bafite, bihangane bakomere, kuko hari n'abakora ibyaha byo kujya kwiba no kwica kuri Noheli kugira ngo babone ko bizihiza Noheli yego, akayizihiza arimo akora iby'umwami w'amahoro yanga, yego, bitandukanye n'icyamuzanye, ariko akabikora mu kwizihiza Noheli. Hari n'umuntu wanyibye giye umunsi wa Noheli, hari umuntu twari kumwe ahantu tugira ibintu tuvugana, arangije ati reka nze nkwereke, aca inyuma ajya kwiba ibyanjye kugira ngo yizihize Noheli, ntabwo ari kwizihiza imbokoboko amaramasa, yagomba gutahana ikintu nubwo akibonye mu buryo bubi, ariko agitahane ari nka Noheli atahanye. Yes, pastor akoze cyane. Ndagira ngo Odorete yegere mikoro. Odorete, ibyo ari byo byose muri ino minsi mikuru nawe hari uburyo wizihije Noheli, hari uburyo wagiye ureba ahantu uburyo abantu bagiye bizihiza Noheli. Iyo wumvise Noheli wowe ubwawe amasegonda 30 wumva iki? Ni gute abantu bakwizihiza Noheli? Ngewe ko mbona twakwizihiza Noheli by'ukuri, yego, nuko tugomba kuzirikana ivuka rya Yesu. Tugomba kurizirikana gute rero? Tugomba kurizirikana muri ubu buryo, kumenya agaciro Kristo yaduhaye, yego, ntitubikore nk'aho tugiye wenda hari abantu bakora Noheli ku kurya, yego, akarya cyane akavumva yuko cyangwa se akarya ibyo byiza kugira ngo yumve yuko Noheli yagenze neza, cyangwa abantu bakanywa inzoga nyinshi kugira ngo bayerekane yuko Noheli yagenze neza, ariko kuba Kristo twebwe twibuka Yesu igihe yavaga mu ijuru agaza agaca mu muntu kugira ngo twebwe tubone ubugingo. Iyo tubihaye agaciro rero twebwe tujya gusenga tugashima Imana yabikoze, yatanze umwana wayo. Yes, Odorete arakoze cyane. Nkomeza gushimira abantu badukurikiye, Methode, ka Yesu, Liliane, Patrick, mwese turabashimiye cyane. Sister egera mikoro. Christine egera mikoro. Amasegonda 30. Iyo wumvise Noheli wumva iki mu buzima bwawe? Murakoze. Iyo numvise Noheli numva kari ego ni itariki abantu twashyize, ariko kuba Kristo twebwe tuyifata nk'umunsi tuzirikana impano Imana yaduhaye, yego, yo kugira ngo twongere tube bazima, yego, ikazikiwe kugira ngo nyine yegerane natwe, tutareba tukayitinya, yego, ahubwo ica bugufi, ica mu muntu kugira ngo ducungurwe, yego. Perezida Wilson yegera mikoro. Wilson, iyo wumvise Noheli mu masegonda 30 wumva iki? Ni gute abantu bagomba kwizihiza Noheli kugira ngo ikomeze ibabere ibyishimo biboneye, atari kuvuga ngo bagiye usange baguye mu marigore hariya ngo bari kwizihiza Noheli banyweye ibindi bintu bibarusha imbaraga? Urakoze cyane. Kuri nge Noheli ivuze gucungurwa, yego, cyangwa se kwakira Kristo, yego, niyo mission yari afite. Pastor yavuze ngo umuntu akwiye kwizihiza Noheli ate. Nge kuri Noheli nge kuyizihiza nge uburyo numva bingendekera ni nabwo buryo ndi kuyizihizamo nge ni ukwitekerezaho, kureba ubugingo bwanjye nkavuga ngo mbese uko Kristo yavutse kugira ngo ankure
mu byaha uyu munsi ngeze ku itariki 25 z'ukwa 12 mbanye n'Imana nte ntabwo nishima cyane ngo nige nkore ibindi ntembere ahubwo nigeje kwisuzuma cyane kuri nge kuruta gukora ibindi binezeza cyane nge kuri nge n'ubwo buryo bwo kwizihiza Noheli ntekereza ko indi minsi yose 364 ibisigaye ibi byo kunywa no kurya nabikora rwose kuruta kubikora kuri uyu munsi arakoze cyane. Perezida Wilson arakoze cyane. Tugiye kwakira abantu kuri telefone batubwira uburyo bizihije Noheli mu minota mikeya mbere yuko twakira pasiteri kugira ngo adusoreze. Nimero yacu ya telefone ni 0786262508 0786262508. Asigaye utubwira amazina yawe nawe uherereye nuko wizije Noheli n'inama wagira abantu ku buryo bazajya biziza Noheli neza cyane bitabagoye. Radio Nyagatare. Radio Nyagatare, allo? Allo? Oui. Mwiriwe neza, Noheli nziza. Witwa nduherereye he? Janet merereye Rwimiyaga. Janet Rwimiyaga. Rwimiyaga mumeze mute? Rwimiyaga turashima Imana. Noheli mwayizihije gute se? Noheli mwayizihije gute Rwimiyaga? Noheli yari nziza. Yari nziza cyane. Ni rwose. Kuri wewe Noheli yumvise wumva iki? Janet aragiye, reka twakire undi muntu kuri telefone. Allo, Radio Nyagatare. Muraho neza. Wazimya radio yawe kugira ngo tumvikane? Cyangwa ukajya kure yayo? Yego muri kunyumva noneho. Turakumva. Witwa nduherereye he? Nitwa Eric merereye mu Ruhango. Mu Ruhango muradukurikira? Cyane kuri iyo application ya RBA biba byoroshye. Urakoze cyane Eric. Mu Ruhango Noheli mwayizihije gute? Noheli twayizihije neza. Ngira ngo niho haba hajya kwa Yezu Nyirimpuhwe. Niho haba chapelle yitwa ngo iki? Chapelle? Hari chapelle nziza ikunda kubaho mu Ruhango. Kwa Yezu Nyirimpuhwe. Voilà. Mwizihije Noheli gute? Ko nyine iyo umuntu Noheli musanzwe uricyo biri ibintu byo gushima Imana kandi burya ntabwo iri ngo bavuga ngo kuri Noheli ngo ni umunsi wenda ngo wo kunywa wo kurya umuntu yikora mu rugero uko ashoboye. Yego. Kandi n'abantu nyine bagiye babimenya nibo bafata nk'uyu munsi wa Noheli ngo bumve yuko ari umunsi wo gusesagura. Yego. Uko barya cyangwa bakunywa bagasinda nyine ibintu bakabikora mu rugero cyane cyane nyine bashima Imana ko yibongeye uwo munsi wo ko. Amen. Hari benshi batageze aho ngaho. Yego. Murakoze Nyagatare turabakunda cyane. Natwe turabakunda mu Ruhango cyane badusuhurize kandi mujya mukomeza mudukurikire. Murakoze cyane. Yego. Wibutsa ko ngiye uri kuri mikoro nitwa Musore Kado nk'ibisanzwe. Turakira abantu kuri telefone dusigaje iminota mikeya mbere yuko twakira pasiteri ngo adusoreze. Radio Nyagatare, allo? Oui, wajya kure radio yawe se kugira ngo twumvikane? Saba abantu bahamagara begereye radio kuba babanza bakajya kureya kuko burya mutumena amatwi kuko bitabyumvikana cyane byumvikana nk'urusaku. Njya mujya kure si byiza kuhamagara wiyumva. Radio Nyagatare, allo? Allo. Muraho neza. Muraho. Mumeze mute? Tumeze neza, mumeze mute mwebwe? Tumeze neza, Noheli nziza. Kuri twese mama. Ego, ni Aline. Aline uherereye he? Hano Nyagatare. Nyagatare turabakunda cyane.
yego natwe turabakunda cyane. Noheli wayizize gute? Noheli nahizije neza nubwo nyine yasanze ndwaye. Yo wihangane cyane. Ariko nyine nayizihije neza nta kibazo. Yego. N'ubu ngubu ndacyafite ikibazo nari nshaka kubwira pasiteri naba ansengere. Pasiteri aragusengera cyane arimo arabyumva. Mfite ikibazo mu nda, ikintu cy'ikiyoka kiraza kikamfata mu nda kikandya cyane. Yego. Yego mubwira nsengere pasiteri. Pasiteri arakumva cyane. Yego turagusengera twakumvise Aline. Yego murakoze. Kandi nuzajya ubona umwanya uzajya unyarukira hariya Mirama kuri New Life wifatanya n'abandi. Yego. Yego urakoze cyane. Murakoze. Reka twakire undi muntu kuri telefone hasigaye dusoze. Dushimira abantu bakomeje kudukurikira Joyeze turabibona. Radio Nyagatare allo. Tumeze mute? Tumeze neza, mumeze mute? Tumeze neza. Yego, witwa nduherereye he? Rwimiyaga. Yes, Rwimiyaga umeze ute Justin? Tumeze neza. Rwimiyaga turabakunda cyane. Noheli yagenze gute Rwimiyaga? Yego natwe turabakunda. Noheli yagenze gute? Yagenze neza cyane. Yo, urakoze cyane. Umwaka mushya muhire. Kuri twese. Yes, reka twakire undi muntu umwe kuri telefone hasigaye tunakira pasiteri adusoreze anatubwira na gahunda y'ejo y'amateraniro. Yes, hello. Allo, Radio Nyagatare. Yego mumeze mute? Tumeze neza, umeze ute? Nanjye meze neza. Witwa nduherereye he? Uravugana Ramazani mu murenge wa Karangazi mu kagari ka Kamate mu mudugudu wa Kamate santere 8. Yego Ramazani, umeze mute Karangazi? Na Karangazi tumeze neza ariko uretse ko ndi kumvira hasa naho bita Rutara mu murenge wa Nyagatare. Wari waje ahangaha? Mu mudugudu wa Gihorobwa. Mu Gihorobwa hafi aho ngaho turahazi cyane. Yego rero ndi kubona Noheli yaragenze neza, nanjye yagenze neza nta kibazo. Yego Ramazani. Ngira gutya nkabaza mu mudugudu wa Kamate aho bita santere 8 naho bakambwira ko byagenze neza nta kibazo. Yego Ramazani. Sawa urakoze cyane Ramazani. Reka twakire pasiteri. Pasiteri niki wabwira abantu badukurikiye uburyo bazajya bizihiza abatarabashije kwizihiza Noheli mu buryo bukwiye kugira ngo babone ibyishimo bikwiriye? Niki wababwira wenda mu mwaka utaha bazabitegure neza kugira ngo bazishime, kuko muri no minsi turabona hari abantu bizihiza Noheli bakayizihiza kugira ngo basesagure, ugasanga nyuma ya Noheli basigaye heru nkako navuga amafaranga barayakoresheje nabi cyane, ugasanga bagiye gushopinga, bagiye baranywa, barahaha, bararya, igihe cya amashuri cyatangira bagatangira kureba hirya no hino bavuga ati byagenze. Ni gute wagira inama mu bantu uburyo bazaserebura Noheli neza umwaka utaha, kuko ibyashize byarabaye, hagiye gutegurwa ibi bizakurikiraho umwaka utaha? Ni iki wagira inama abo abantu bose badukurikiye uno munsi, ndetse uraza no kudusoreza unadusengera unatubwira na gahunda y'amateraniro ku munsi w'ejo mu minota 2 dusigaje? Urakoze cyane Kado. Inama natanga yafasha abantu kuzihiza Noheli neza ubutaha. Icya mbere ni ukwiyakira mu mwami, bakemera abo bari bo, bakemera identite Imana ibaha. Imana yiguhaye identite yo kuba ufite ibintu nibyo ibiguhaye nyine. Iyo iguhaye identite yo kuba udafite byinshi, ndetse kuvuga ngo abakene, nyine niko ibi biguhaye muri icyo gihe. Rero icyiza ni ukwiyakira, ukemera amahoro y'umwami Imana abonerwa muri Yesu Kristo, ari nawe yamuzanye kuko ni umwami w'amahoro, kugira ngo ategeke muri izo situwasiyo urimo. Ibyo birahagije kugira ngo wizihize Noheli ukuri mu rugero rwawe, utiganya abandi, utishyize mu cyiciro utarimo. Ibyo birafasha cyane. Ikiruta byose abantu bizihize Noheli
bari mu mwami Imana be kwizihiza umunsi ngo bajye mu birori no kwaya no gusesagura ngo bibagirwe nyiri Noheli wayizanye kuko Noheli ubundi ni ukuvuka kwa Yesu ni ukwibuka kuvuka kwa Yesu. Hari rero abantu bajya kwizihiza uwo munsi bakibagirwa nyiri umunsi kuko nyiri umunsi nta kosa ntabwo atuma abantu kwiba, ntatuma abantu kurwana, ntatuma abantu gusesagura, ahubwo we abategeka gufata neza ibyo yabahaye kugira ngo babeho bashimwa n'Imana n'abantu. Rero iyo niyo nama natanga, ababikoze Imana ibaha umugisha, abatarabikora nabo bazabigira umwaka utaha. Ahasigaye reka mbatumire mu materaniro y'ejo, ibivuga iyo duteranye muri New Life tubiga itorero rya New Life tubiganiraho cyane tukabinonosora mu ijambo ry'Imana. Rero ejo saa 2 bazaze materaniro y'Icyongereza kugeza saa 3:30, then guhera saa 3:30 kugeza saa 6:30 tuzaturi materaniro y'Ikinyarwanda. Mbone rero no kubatumira mu gitaramo cyo gusoza umwaka, crossover service tuzaba dufite itariki 31 bazaze kugira ngo dusozanye umwaka neza. Muri ibihe mu itorero turi mu bihe byo gusoza neza, dufite insanganyamatsiko y'ukwezi ivuga ngo gusoza neza. Bazaze dusoze neza mu izina rya Yesu. Amen. Yego, mbere ko usenga reka nshimire Morning Star, bagize neza cyane, n'abaririmbyi beza, turabatumira igihe cyari cyose bakatwitaho. Imana ibaho umugisha. Reka nsabe pastor adusengere asigaye dusoze. Nshimira na Manzi wadufashije ku buhanga bw'ibyuma. Imana ibaho umugisha. Pastor dusengere. Turagushimiye nyiri cyubahiro mwami, wabanye natwe muri iki kiganiro, batuyoboye kandi abo ubutumwa bwagezeho bose turabasengeye kugira ngo babugenderemo none n'iteka ryose mu izina rya Yesu. Amen.